nije nabo muri uyu mwanya kandi uyu munsi nkuko Eli yabwiye Ana akamubwira ngo nkwatuyeho urubyaro genda Uwiteka guha icyo wasabye. Nsengeye uwo muntu urimo gusengera abana, nsengeye umuntu urimo gusengera urubyaro ngo uyu munsi niba ari umugore umuzibura indi byara, uyu munsi niba ari umugabo wongere Mwami Imana kwizera kwe kandi yizere ko urugo rwe ruzasubizwa ukabaha abana. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo dusengeye abantu bafite ibyifuzo bitandukanye, abarimo gusengera akazi, abarimo gusengera aho batura, abarimo gusengera n'ibindi byifuzo byose bafite. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasenze ngo uyu munsi twifatanije n'abo bantu imbaraga zawe zimanuke kandi usubize kwifuza kwabo. Turasengera abarimo gusengera imiryango yabo, abafite abana bari mu ngo zirimo kugenda nabi, abafite abana babananiye nubwo babana mu rugo, abafite abantu bakiri mu byaha bifuza ko bakizwa. Abo bose wumve gusenga kwabo kandi usubize amasengesho yabo, uhindure imibereho yabo, uhindure imibereho y'abantu babo kandi nurangiza usubize ibyifuzo byabo. Mana wumve gusenga tugusenga iyi minsi 40 ibyifuzo twashyize imbere yawe byose turagusaba Mana ngo urambure ikiganza cyawe. Hari ibyo dufite hariya mu giseke, hari abandi babyohereje kuri telefone, hari n'abafite mu mitima yabo. Turasenze ngo imbaraga zawe zimanukire gukora ibitangaza kandi ubwoko bwawe bubone ibisubizo by'ibyifuzo byawe. Mwumve gusenga tugusengera aha ngaha. Iri jambo ryawe naryo uriho umugisha. Imbaraga zawe zimanukire muri iri teraniro, imbaraga zawe zimanukire mu iteraniro, imbaraga zawe zimanukire mu itorero, kuko Mana turimo gusenga muri iyi minsi ngo hembure umurimo wawe. Haba ku kera kubwiye ngo Mana hembure umurimo wawe, ngo kandi muri iyi myaka yacu uwunyereke uhembutse. Natwe abari kutugenzereza uhembure umurimo wawe, uhembure umurimo wawe, uhembure umurimo wawe. Imbaraga zawe zimanuke, nitubwiriza ubutumwa abantu bakizwe, nitwigisha abantu bahinduke, nidusengera abarwayi bakire, nitwirukana abadayimoni bagende, nidukora imirimo ihabwa umugisha. Imbaraga zawe zibe muri twebwe, ubwoko bwawe bunezerwe. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen. Ushobora kwicara. Tugeze ariko reka mbanze ndebe abantu bazi ko turi muri 40 kandi bakaba barimo kugiramo uruhare. Ababizi ko turi muri 40 kandi akavuga ati muri iyi 40 nimugoroba ndaterana, nimugoroba ndasenga, nanjye ndimo ndabigiramo uruhare. Mu manike turibe ubwo abandi nabashyitsi ko tugeze ku munsi wa 21. Ubwo utaramenya ko turi muri 40 agomba kuba ari umushyitsi Remera, kuko hari n'abandi si n'umushyitsi gusa, kuko hari abantu bari muri Amerika, hari abantu bari mu Burayi, hari abantu bari mu bihugu, hari abantu bari muri Aziya barimo kwifatanya natwe muri aya masengesho. Ubwo rero umuntu w'Iremera utazi ko turi muri 40 akaba ataragiramo n'umunsi n'umwe arimo arakererwa, kuko ari ikintu ushaka kubabwira. Iminsi 40 yo gusenga no kwiyiriza ubusa abantu bumva ari inzaduka, ariko hari ikintu kijya kimbabaza. Abayisilamu buri mwaka bakora mwezi Ramazani. Umuyisilamu wese kuva ari uruhinja amenya yuko umuyisilamu wese yiyiriza muri mwezi Ramazani. Muri Ramada umuyisilamu wese kuva ari uruhinja babizi ko bagomba kubikora. Ariko twebwe nk'abakristo twebwe twinyuriye inzira yahoroshye. Ubwira abantu kwiyiriza ngo ariko biriya bintu ni inzaduka. Hari umuntu uherutse kunyandikira arambwira ngo ariko pastor ngo ibi bintu ngo byo kwiyiriza ubusa ngo ubundi hari icyo bimaze. Ndamubwira ntugira Bibiliya, fata Bibiliya yawe urebe umubare w'abantu biyirije, urebe icyo biyiririje, urebe n'icyavuyemo, nta kindi gisubizo ndi buguhe. Ariko ntabwo murenganye, kubera ko twabateruye nabi. Nta soni nzagira zo kubivuga, twabateruye nabi. Umuntu yaravutse asanga ababyeyi be ari Abangirikani, ari Abaporoso, ntiyigeze abona papa yiyiriza, ntiyigeze abona mama yiyiriza, ntiyigeze abona pastori yiyiriza. Wamubwira ute ngo kwiyiriza bigira umumaro? Ntawe wigeze abimwigisha. Abenshi naho mwapfiriye, kuko mwakuze mutiyiriza, mwakuze mutabona biyiriza, mwakuze mutigishwa kwiyiriza. Ariko nimusoma Bibiliya zanyu muzabibona neza yuko kwiyiriza byari muri disipline z'itorero. Abantu b'Imana bariyirizaga, abantu b'Imana bategerezaga Imana. Ariko kubera yuko twebwe twabishakiye impamvu, nababwira ngo urumva ngo tuba dufite akazi kenshi, n'abayisilamu barakagira. Ndabeshya? Hari ibihugu by'abayisilamu
mwezi Ramazani bose bariyiriza kandi imirimo igakomeza. No mu Rwanda barabikora kandi tukorana nabo, ducuruzanya nabo, tujyana nabo mu kazi kandi biyirije. Ninde wababwiye yuko kwiyiriza ari igihano? Nta nubwo ari no kwigaragambya. Hari abajya biyiriza kugira ngo bigaragambye nk'abafungwa bakiyicisha inzara. Twebwe ntabwo twicisha inzara, twiyiriza tubigambiriye kuko hari icyo tuba tubundikiye. Hari imbaraga ziri mu kwiyiriza, hari imbaraga tugomba kwiga, hari imbaraga tutigishijwe. Niyo mpamvu natwe tugaragara turi abanyantege. Kuko nenda kubabwira kwiyiriza bigira umumaro munini. Na Yesu ni nabyo turi buze kwiga uyu munsi. Na Yesu yigeze kubwira abigishwa be muri kiriya gice badusomeye ngo baraza baramubwira ati ariko uyu mudayimoni kuki yatunaniye? Arabwira ati erega burya hari abadayimoni badakurwamo n'ikindi uretse kwiyiriza ubusa no gusenga. Hari izindi mbaraga wunguka mu kwiyiriza ubusa no gusenga. Abantu benshi babaho mu ntege nke, bagahora batsindwa, agatsindirwa mu nzoga, agatsindirwa mu busambanyi, agatsindirwa mu bwihebe, agatsindirwa muri ibi. Kubera iki? Aragendera mu ntege nke, ntabwo yigeze yitoza kugira imbaraga. Iyo wize kwiyiriza nibura hari ibintu bigera kuri 3 wungukamo. Reka maze mbivuge ko siyo nyigisho y'uyu munsi. Icya mbere, wiga gutegeka umubiri wawe. Nushobora kwiyiriza ugasenga, ukajya mu kazi ugakora, inzara ikurya kandi ntiwica akazi, hari ikintu uzaba wize gutegeka umubiri wawe. Kuko umubiri wawe n'ubundi ntuzareka gukora. Hari n'ubundi tujya twirirwa ubusa kandi tutiyirije, kandi ntabwo mwapfuye. Umuntu wicayemo hano utaririrwa ubusa na rimwe namanike turebe. Ariko marambwira ngira umugisha gihe nigisha n'abapastori. Hano twigisha abapastori, umupastori yigeze kumbaza icyo kibazo. Arambwira ngo ariko biriya bintu byo kwiriza ni ngombwa. Ndavuga nti sasa mbonye aho byapfiriye. Pastori arimo arabaza pastori kandi byari biri mu isomo twigaga. Ndamita mpindura gahunda. Icyumweru cyakurikiyeho nabwiye abatetsi muri restaurant ku ishuri, ndabwira ni kuwa gatatu ntimuzateke, habe n'icyayi mu gitondo. Abanyeshuri bazahaguruke, nibaza nibagera kuri restaurant basange handitseho ngo uyu munsi nta masengesho sinababwira. Urumva rero umuntu wari waje yiteguye kurya araza kubitana n'icyapa kivuga ngo uyu munsi nta kurya nta masengesho. Hanyuma mbwira abakozi ndababwira ni mubabwire bazamuke bansange muri sale. Kora amasengesho bihinduka umuco. Ngiye kubigisha gusenga mwiyirije ubusa kuko umupastori urya ropa 1095 ku mwaka agasinzira amajoro 365 ntashobora kuzamura itorero ngo rizagira imbaraga. Iyo arangije nawe yigisha abakristo ko nta mpamvu yo kwirirwa ubusa kandi ufite ibiryo. Ngewe nabibateye ubundi ndavuga ngiye kubigisha gusenga, n'abatajyaga mwiriza muzajya mwiriza kubera gahato ka pastori. Barabyiga buriya bamwe muri bo muraseka muzasanga bihari, n'ubundi nimuza muzasanga biriyo. Abazaza kwiga kabuga tugiye gufungura muzajya mugira umunsi wo kwiriza kugira ngo no mu gipastori byinjiremo bamenye imbaraga zo gusenga. Iki rero ndagira ngo mugifate hanyuma namwe mugerageze. Haracyari iminsi 19 nako ni 20 kuko none urahari kugwa ari petit déjeuner nyine ubwo yawishe. Haracyari iminsi ariko ari petit déjeuner yirize saa 6. Ntacyo biri mutwara ze kurya nijoro. Uyu munsi no ku cyumweru ntibujya ku kazi. Basaza vuge ati ku cyumweru nariyirije nasimbutse ropa ya saa 6 nyisengamo hanyuma twikomereza. Ugerageze muri iyi minsi 19 isigaye. Turi ku munsi wa 21. Nibura uziyirize mu munsi umwe. Hanyuma nituvuga ngo twariyirije uzabe nawe urimo. Ariko reka ndebe abamaze gukubita 20 bagiye ku 21 n'ubu mu gitondo batariye barahari ndabizi. Urabona dutangiye kuba benshi. Barahari rwose bamaramaje bavuga ati tuzayisenga tu. Icyo ubundi cy'Imana iguha umugisha uzacyarura. Ariko ndabizi harimo n'abandi basenze 19, hari kuri 18, hari abari kuri umwe, kuri 2, kuri ropa imwe ku munsi. Ibyo ari byo byose icyo nshaka nuko buri muntu wese yiriza. Nta nubwo ari n'itegeko sinagahato. Ariko nagira ngo mwumve inyungu irimo. Inyungu ya mbere wiga gutegeka umubiri wawe niko nababwiye. Inyungu ya kabiri ugira impamvu yo gutumbira Imana. Ntuziyirize udafite icyo wiyiririje ubusa.
ntuzirize gusa ngo nuko ari gahunda yo kwiriza, ujye ushaka ikintu ugiye gusengera ugishyira imbere y'Imana, inzara nikurya ikubwire ngo ibuka yuko hari iki kintu urimo gusengera, niyo mpamvu nkwibukije. Inzara izakubera nk'inzogera bavuza, ukibuka ko ari isaha yawe yo gusenga. Hanyuma ujye ubwira Imana ngo Mana, uko iyi nzara irimo kundya niko mfite inzara ya kiriya kintu, niko mfite inyota ya kiriya kintu, kandi unyemerere nzakibonesha amaso nkiriho, kandi Imana izabikora. Icyo nicyo cya kabiri wunguka, sibyo? Iyo umuntu yize gutegeka igifu ategeka n'ibindi byose. Umugabo wo mu Burkina Be, niko abantu bo muri Burkina Faso witwa Tititieno, yaravuze ngo akaga ka Afurika ngo nuko abantu baho bategekwa n'igifu n'ikiri munsi yacyo, tegekwa n'igifu n'ikiri munsi y'igifu. Iyo wize gutegeka igifu n'ikiri munsi yacyo nacyo uragitegeka. Kandi ushoboye kunesha ibyo bintu bibiri uba unesheje ibintu byinshi mu buzima bwawe. Hanyuma ikindi, icya gatatu wunguka imbaraga. Buriya kwiyiriza habamo imbaraga no guhishurirwa kwinshi. Ariko ibyo ngibyo byose iyo nyigisho y'uyu munsi, turi ku munsi wa 20, turangije icyumweru cy'intwarane zo kwizera. Iki cyumweru dutangiye ni icyumweru cyitwa gushyira mu bikorwa, to activate, gukangura kwizera kwawe. Activate your faith, gushyira mu bikorwa, gukangura kwizera kwawe. Kubera iki? Kubera yuko abantu benshi nibi nabyo ntibabyize, kubera yuko kwizera ntidukunze kugutindaho. Ariko nimwitegereza muri Bibiliya zanyu, kwizera niko gukoresha abantu ibintu byinshi. Ariko kugira ngo kwizera kwawe kujye mu bikorwa, hari ibintu 4 by'ingenzi ugomba kwiga. Ibintu 4 activators, ibintu byatsa kwizera kwawe. Mugaruke handi muri Zakariya mu gice cya 4. Zakariya yeretswe ibintu rimwe na rimwe abantu badasobanukirwa. Marayika yaramubaje ngo Zakariya ubonye iki? Aramubwira ngo ndarebye mbona igitereko kitabaza cy'izahabu cyose, kandi mbonye n'urwabya rwacyo ruteretse hejuru yacyo, mbona n'amatabaza 7 yo kuri cyo, kandi aya matabaza ari hejuru yacyo yose. Itabaza ryose ryari rifite imihehe 7, kandi impande zombi hariho imyelayo 2, umwe wari iburyo rw'urwabya, undi wari ibumoso bwarwo. Ndongera mbaza marayika twavuganaga nti ibyo bisobanurwa bite Nyagasani? Marayika twavuganaga arambaza ati ibyo ntuzi uko bisobanurwa? Ndamusubiza ntoya Nyagasani. Aransubiza ati ijambo Uwiteka atumye kuri Zorobabeli ngiri, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kumwuka wanjye, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Iki gitereko cy'amatabaza nimureba mu byahishuwe ni igishushanyo cy'itorero, ngo cyari gifite uduti 2 tw'imyelayo ngo twikamura amavuta, kugira ngo cya gitereko kitabaza kibemo amavuta gishobore kwaka ubudasinzira, ubutazima. Noneho atangiye kubaza aravuga ati se ko mbonye igitereko cy'amatabaza nkabona uduti tw'umwelayo tugihagaze iruhande, iki kintu neretswe gisobanurwa ngo iki? Aho kugira ngo marayika yihutire kumusubiza, aramubwira ati ubu ni ubutumwa buhawe Zorobabeli. Muribuka Zorobabeli bajya basoma Bibiliya zanyu, Zorobabeli na Yosuwa nibo bagarukanye n'Abayisiraheli babayoboye ubwo bari bavuye i Babuloni ku gihe cya Kuro. Kuro yatanze itegeko, aravuga ngo Uwiteka y'Imana ituriye Yerusalemu yanshyize ku mutima kuyubakira inzu, none abashaka gutaha mwese nibabaha ibyangombwa mutahe, kandi ntimugende imbokoboko mutware n'ibitambo byo kuzatura Imana y'i Yerusalemu. Kuro we yarazi ko Imana Uwiteka ari imwe mu mana nyinshi yari afite mu bwami bwe, ariko bari abami bubahaga imana zitandukanye. Yaravuga ati iriya Mana ituriye Yerusalemu yanshyize ku mutima kuyubakira inzu, none nimutsubire i Yerusalemu mujye kubaka inzu y'iyo Mana y'i Yerusalemu. Noneho uwitwa Zorobabeli na Yosuwa w'umutambyi nibo bagiye bayoboye aba bantu. Zorobabeli yari ayoboye uruhande politike, Yosuwa ayoboye uruhande rw'idini ari umutambyi mukuru. Ariko ubu butumwa bwoherejwe Zorobabeli, kubera ko Zorobabeli muri kino gihe cya Zakariya bari bafite ikibazo gikomeye. Batangiye gusana urusengero, noneho ibikomangoma n'abandi bakozi bo muri icyo gice, kuko Yerusalemu yari maze imyaka 70 yarasenyutse, n'urusengero rwarasenyutse. Noneho batangiye kurusana, abandi baravuga ati aba bantu batangiye gusana, barababuza. Noneho bandikira umwami baramubwira ati
aba bantu twabahagaritse kuko aba bantu bakunda kugoma. Uyu mujyi wari ukomeye, ni umujyi ukunda kugoma, noneho Zerubabeli bimubereye ikibazo. Noneho Imana imutumaho Zekariya ngo ugende umbwire Zerubabeli ngo icyo kibazo ufite ni icyanjye, si ku bwawe, si ku bw'imbaraga, si ku bw'amaboko yawe bizakorwa, ni ku bw'umwuka wanjye. Ngo kandi umbwirire Zerubabeli ngo uwo musozi munini ukuri imbere, ngo ubwire ngo wa musozi munini uhagaze imbere ya Zerubabeli wiyita iki? Ngo imbere ya Zerubabeli uzahinduka ikibaya. Haleluya. Ariko ibyo kugira ngo bishoboke, icyo Zekariya yari yeretswe nicyo gifite ibanga, kuko yaramubwiye ngo kiriya gitereko cy'amatabaza wabonye gifite uduti tubiri twikamura amavuta. Hepfo arabimusobanurira, murebe ku murongo wa 11 nubwo tutahasomye. Aramubwira ngo ndongera ndamubaza nti iriya myera yuko ari ibiri, umuri iburyo bw'igitereko cy'amatabaza undi ukaba ibumoso bwacyo usobanurwa uti? Nongera kumubaza ubwa kabiri nti ariya mashami y'imyera yabiri ari impande zombi z'imibirikira z'izahabu uko ari ibiri, akikamura amavuta asa n'izahabu asobanurwa ati? Arambaza ati ariya ntuzi uko asobanurwa? Ndamusubiza nti oya nyagasani. Arambwira ati ariya mashami ni ba bantu babiri bejeshejwe amavuta bahora bahagaze imbere y'umwami w'isi yose. Igituma imbaraga ziboneka mu itorero, igituma imbaraga ziboneka mu murimo no mu gihugu, ni abantu bahagarara imbere y'Uwiteka bagahora basenga amanywa nijoro. Izo ni imbaraga zo gusenga. Noneho aramubwira ngo mbwirira Zerubabeli ngo hari abantu bari ku mavi, ngo hari abantu barimo gusenga, ngo nabiri ubona nk'imisozi, ngo nabiri ubona nk'ibibazo, ngo bizahinduka ikibaya. Haleluya. Kandi koko umurimo Zerubabeli yakoraga watinze gutungana, ariko nyuma y'imyaka mikeya Nehemiya yaraje, inkike z'i Yerusalemu barazisana ziruzura, n'urusengero rwaruzuye, Yerusalemu irongera isubira ku murongo. Haleluya. Bamaze gusana inkike z'i Yerusalemu, Imana ibayohereje Ezra, araza abasomera amategeko. Muri Yerusalemu haba revival. Muzasoma igitabo cya Ezra, muzasoma igitabo cya Nehemiya, muzabibona amasengesho yacu ntabwo ajya apfa ubusa. Iby'Imana yavuze no kubisohozera bisohoza. Haleluya. Ariko nawe uyu munsi ndakubwira ngo ibyo urimo gusengera, icyo kigaragara nk'umusozi, ngo Imana irabwira uwo musozi ngo wa musozi we wiyita iki? Imbere y'umugaragu wanjye ngo uzahinduka ikibaya. Ushobora kuba uhagaze imbere y'ibibazo, ushobora kuba uhagaze imbere y'umusozi w'uburwayi, muganga yarakubwiye ngo uburwayi ntibujya bukira. Ushobora kuba uhagaze imbere y'ubugumba, barakubwiye ngo ntushobora no kubyara. Ushobora kuba uhagaze imbere y'imyenda, ushobora kuba uhagaze imbere y'ubukene, ushobora kuba uhagaze imbere y'ubushomeri. Ibibazo ni byinshi kandi buri muntu amenya ibye. Ariko Imana ikabwira ngo uwo musozi ntugutere ubwoba kuko uzahinduka ikibaya. Ariko ntabwo imisozi ipfa guhinduka ibibaya, hari inzira ugomba kunyuramo kugira ngo uactivatinge, kugira ngo ushyushye, kugira ngo watse, kugira ngo uhagurutse kwizera kwawe. Reka rero turebe ibintu bine by'ingenzi, imfunguzo enye zifungura imiryango yo kwizera. Imyambi ine yatsa urumuri rwo kwizera. Icya mbere, kumenya Imana yawe. Haleluya. Burya kwizera kwacu ntabwo kubakira ku bwenge bwacu, kwizera kwacu ntabwo kubakira ku buhanga bwacu. Nibyo Imana yatumye Zerubabeli iramubwira ngo Zekariya mbwirira Zerubabeli ngo uri muri ivuna, uri muri igora, ariko si ku bw'imbaraga cyangwa ku bw'amaboko, ahubwo ni ku bw'umwuka wanjye. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ikibazo dufite mu itorero, uko tugenda twunguka amadiplome. Yewe muzajya munyumva kenshi mbivuga, diplome nzita ibipapuro. Ibipapuro ni ibipapuro. Yewe na ziriya zindi no mu yindi domaine ukoramo. Kuba ufite doktora muri medicine ntibikugira umuganga mwiza. Ndabeshya doctor. Kuba ufite doktora muri medicine ntibikugira umuganga mwiza. Kuba ufite diplome muri education ntibikugira umwarimu. Kuba ufite doktora mu gipastori ntibikugira pastori mwiza. Si kubw'imbaraga cyangwa kubw'amaboko, ni kubw'umwuka w'Imana. Hari ibintu bimwe na bimwe ni nabyo bituma tugira intege nke nk'abakristo ntiduheshe Imana icyubahiro. Nuko twibwira yuko ubwo nize nzagendera. Aho twigaga, ni urugero nshaka kubaha. Umwarimu turimo gukora masters muri theology,
umwarimu yatwigishaga yarashinzwe kutwigisha ibyo bita spiritual disciplines, mbese imikore cyangwa utumenyero two mu mwuka tw'abakozi b'Imana. Imwe muri spiritual disciplines twagombaga kwiga ni ukwiyiriza ubusa no gusenga. Baduha ibitabo pe, umurundo wabyo turabisoma, tubikoramo amadovuwari, tubona amanota. Hanyuma turangije isomo ndamubaza niko mwari mfite ikibazo, ati ikihe? Ko watwigishije gusenga ukaba utaradusengesheje. Ariko ngo ndasipoza ko mubizi. Uratekereza ko tubizi? Twabyigishijwe nande? Ku ishuri naje kubyiga, umpaye ibitabo ariko ntunyeretse uko babikora. Najyaga mbwira abanyeshuri twiganaga nkavuga nti muzashaka umunsi umwe mbabwire uko babigenza, kuko benshi ntabwo baba babizi. Ntabwo kwiga ku masengesho bizatuma uba umunyamasengesho. Abantu benshi, nkunda gukoresha urwo rugero, nshobora kuza mfite inzara, noneho nkasanga mwarimu wa biology cyangwa wa zoology cyangwa abigisha iby'ibihingwa, wenda aba ari umubotaniste cyangwa ari agronome, kaza kambwira ati rero hano hari ibintu byitwa ibijumba. Iki kintu cyitwa ikijumba, kiri mu muryango w'ibimera muri kategori y'imizi. Iki ngiki mo imbere gifitemo amazi 60%, gifitemo imyunyungugu y'ubu buryo n'ibindi byose. Akampa shimi y'ikijumba, inzara ishobora kunyica ndimo kwiga shimi y'ibijumba. Ariko nagihereza umuntu w'umucefu uzi guteka neza, azagikatakata ambwira ati rero iki kintu cyitwa ikijumba, nshobora kugigutekeramo croquette de pomme de patate douce, nshobora kugiteka amaganda kikaza gifite ibishishwa, nshobora kugiteka cyokeje kikaza kiriho, nshobora kugiteka nagihase, nshobora kugikatakata nkagikoramo, akakwigisha, akagiteka ukakirya. Kwizera ntabwo ari ukubuza ibintu byinshi. Kwizera ni ugushyira mu bikorwa ibyo uzi niyo byaba ari bikeya. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be ngo niyo wagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ngo wabwira uyu musozi ngo uva imbere yanjye ugende. Ikizatuma imisozi tuva imbere si uko twiga byinshi ku kwizera, si uko twiga byinshi ku gusenga, ni uko duhindukira tukabishyira mu bikorwa. Ariko ibyo turaza kubigeraho. Ariko ikintu cya mbere, urufunguzo rwa mbere rwo kwizera ni ukumenya Imana yawe. Ukamenya ngo iyi Mana yanjye irakomeye. Ngo umwarimu umwe yasanze umwana arimo kwiyasira, avuga ati Imana yacu irakomeye kabisa. Arambwira ngo mva peti, urwo rusaku rwose ujye urudukiza. Ngo wari urimo kubeshya abandi ngo Imana yatandukanije inyanja, ngo uzasome Bibiliya yawe neza, ngo n'umuyaga wayihushye. Yarambwira ati umuyaga warayihushye, none se niki cyatumye wibwiriza ukareka guhuha abanyegiputa bageze mu nyanja? Ati Imana yacu irakomeye. Uko byagenda kose Imana yacu irakomeye. Ati ubu rero renda kumbwira yuko Yona nawe yagiye mu nda y'ifi avamo. Umwana aramureba aramubwira ati mu nda y'ifi? Ati ifi yaramumize irangije iramucira. Ariko we nta siyanse wize. Ndamubwira ati professor, siyanse ono siyanse, Imana yacu irakomeye. Ati noneho professor aramubwira ngo none wazapfa ugasanga Yona atarigeze ajya mu nda y'ifi. Umwana aramubwira ati Yona? Ati ibyo byose ndabizi, Yona ari mu ijuru, nitugerayo tuzasanga tuzasanga yaragiye mu nda y'ifi. Noneho mwarimu aramubwira ati nutamusanga mu ijuru, ati nta kibazo uzamumbarize, kuko aho azaba yaragiye niho urimo kujya. Imana yacu irakomeye. Wabyemera utabyemera, iyi Imana irakomeye. Kandi niba ushaka kwizera kwawe kuzava mu kumenya Imana yawe. Ibintu bibiri ugomba kumenya Imana. Ugomba kumenya ngo ni Imana y'imbaraga, a God of power. Ariko ukamenya ngo ni Imana y'urukundo, a God of love. Imbaraga z'Imana iyo biteranye n'urukundo rwayo bihinduka imbaraga kuri twebwe. Kumenya ngo iyi Imana ikomeye kuriya, iyi Imana yaremye ijuru n'isi, iyi Imana itegeka ibintu byose, ni data. Ngo umwana w'umukene yahuye n'umwana w'umukire. Umwana w'umukire amwira ati urabona hariya hakurya kuri uriya musozi? Undi ati iriya nzu ubona hariya nziza? Ati ni ya papa. Undi ati na ziriya nka ziri munsi yayo ni za papa. Undi ati n'iriya modoka iri imbere yayo ni ya papa. Aravuga ati uzi ko iwanyu bakiza? Ati reka nanjye nkubwire, uriya musozi inzu y'iwanyu yubatseho ni uwa papa, n'uriya w'inyuma yawo ni uwa papa, n'uriya wo hejuru ni uwa papa, ati n'uriya wo hirya ni uwa papa. Undi arahindukira aramureba ngo
ngo ukaba ufite papa ukize gutyo ukaba utambaye inkweto nziza. Undi aramubwira ati ntuhangayike, impamvu ntambaye inkweto nziza nuko we waje uvuye iwanyu, nge ndimo ndajyayo. Utegereze umunsi nzagera iwacu uzambona nambaye. Imana yacu irahambaye, itegeka ijuru n'isi n'ibirimo byose kandi ni ibyayo. Imisozi yose izakuza imbere, uzibuke ko ufite Imana ingana gutyo kandi gukunda. Haleluya. Kubera yuko ibi umuntu ashobora kubikwigisha ukumva ari amagambo, ngewe Imana nagendanye nayo ndayibona igeze aho ngaho irambwira ngo uwambonye aho uzajya ugenda hose ujye ugendera imbere yanjye, nicyo kizakurema umutima. Ujye ugendera imbere yanjye nibyo bizakurinda ibyaha, kuko uzajya wibuka ko nkureba. Ujye ugendera imbere yanjye bizakurinda gutinya, kuko hari igihe umuntu aza akibwira ngo aragutera ubwoba kandi atazi ko inyuma yawe hahagaze umugabo ukomeye. Ukavuga ngo ibi ngibi gifite Imana kandi iyi Imana irakomeye. Imana yacu irahambaye, mu ijuru no mu isi, mu bwenge, mu mbaraga, mu rukundo, Imana irahambaye. Imana yacu irahambaye, mu ijuru no mu isi, mu bwenge, mu mbaraga, mu rukundo, Imana irahambaye. Iyo niyo Mana yacu, iyo Mana ihambaye, iyo Mana y'ubwenge, iyo Mana y'imbaraga, iyo Mana y'ubutware, iyo Mana y'ubutunzi, iyo Mana yaremye byose, iyo Mana igenga byose, iyo Mana itagira ubwoba, iyo niyo Mana yacu. Haleluya. Umunsi uzamenya ko iyo Mana atari Imana yacu gusa, ari umubyeyi wacu, bizahindura ubuzima bwawe. Ariko benshi mugenda n'imbeba irakanga uti turapfuye. Erega hari igihe burya ibibazo tuba dufite, imbeba ifata vuvuzera igahagarara mu nguni y'umuhanda, bakayitiza mikrofoni ikavuga cyane uti hano hari intare. Ariko iyo uhagaze imbere wibuka Imana yawe uravuga utoya iriya ni imbeba tu, iyi mbeba ntizankanga. Ishobora kugaragara ari kinini cyane ariko ukakibwira utumva icyo turaje tukigereho. Icya mbere menya Imana yawe, umenye imbaraga zayo, umenye ko igukunda. Icya kabiri, hariya reka mbere kuri iki cya mbere ndagenda mbaha ingero zo muri Bibiliya. Hari umunsi Yosuwa yaragiye kurwana Yeriko, ahagarara imbere ya Yeriko arayireba. Bibiliya iratubwira ngo inkike z'Yeriko zari ndende cyane kandi ari ngari. Abashakashatsi baravuze ngo inkike z'Yeriko n'iz'i Babuloni n'izindi ngo zari ngari cyane ku buryo bashoboraga gushyira amagare akururwa n'amafarasi akagenda hejuru y'izo nkuta, kubwira ngo zari ngari cyane zifite nk'imetero 4 z'ubutambike. Inkike udashobora kurira. N'iz'i Babuloni niko zari zimeze. Abasoma amateka muzabibona. Nabukadineza yubatse Babuloni, cyagiye yavuga ngo iyi ni Babuloni yanjye niyubakiye. Muri 7 merveilles du monde z'icyo gihe cyabana n'inkike z'i Babuloni n'amajaride yari yubatseho yari mu bitangaza 7 byo muri icyo gihe cya kera. Ariko bibwiraga ko Babuloni idashobora gufatwa, na Yeriko bibwiraga ko idashobora gufatwa ko yari imeze gutyo. Ariko Babuloni yafashwe n'ubwenge bw'abantu, kuko Babuloni kugira ngo bayubake ikomeye bacishijemo umugezi wa Ufuratemo kugira ngo bajye babona amazi, n'igihe bubakamo ibigega byinshi bashobora guhunikamo imyaka, bakamara imyaka batagombye gusohoka muri Babuloni. Bashyiraho inkuta utashoboraga kurira cyangwa utashobora gupfumura uteyeho amabuye. Ariko Abamede n'Abaperesi baraza barayitegereza, baravuga ati Babuloni ntishobora gufatwa, ariko dushobora kuyifata. Uzi icyo bakoze kugira ngo bayifate? Kuko ntiwashoboraga kurira inkike zayo n'amarembo yayo ntiwashoboraga kuyakingura. Bamaze igihe bayiga, uwo mugezi wa Ufurate wayigaburiraga, wayihaga amazi, baragenda bahera ruguru barawuyobya uca hirya. Baracukura muri Babuloni mu gihe cya Berushaza, murabyibuka mu gihe cya Daniyeli, bo bacukura imiferege. Berushaza yibereye mu minsi mikuru arimo kubyina avuga ngo Babuloni yacu ntawe ushobora kuyifata niyo byagenda bite. Abamede n'Abaperesi bacukura uruhavu, bacukura imigende, hanyuma ijoro bafashe Babuloni barayiyobya bayicisha ahandi, hahandi aho yanyuraga hasigaramo ikenge gifite nk'imetero 2. Ingabo z'Abamede n'Abaperesi zica muri wa mwenge wajya gunyuramo Ufurate, baraza bafata Babuloni mu ijoro rimwe batarwanya.
ariko Yeriko yo siko byagenze, si kubw'imbaraga cyangwa kubw'amaboko. Yeriko yo yari ifite inkuta zikomeye. Imana ibwira Yosuwa ngo Yosuwa, ufite ubwoba bwa ziriya nkuta? Erega nizo zari zarabuje abatasi kwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Baraje babwira abantu barwe, tumva twagiyeyo, twabonye inkike ndende, twabonye inkike z'amabuye ngari, ntabwo turigera tuzibona mu buzima bwacu. Kandi ikindi, hariyo abagabo barebare b'abanaki, ntidushobora kuzarwana nabo ngo tubatsinde. Ariko Yosuwa kugira ngo Imana imwerekeye yuko si kubw'imbaraga cyangwa kubw'amaboko, ni kubw'umwuka wanjye, marayika araza amuhagarara imbere Yosuwa igihe yari arimo kwitegereza aho bazahera batera Yeriko. Aramwitegereza, arimo kuyitegereza, araza amuhagarara imbere, turi mu biki? Ati ndimo ndasesengura, ndimo nditegereza uko Yeriko iteye. Aramubwira ati ibyo bivemo. Ati wowe uje ute? Uteye uturutse he? Atuje kuturwanya cyangwa uje kudufasha? Ati ibyo ntibikureba, kuramo ibyo bikweto byawe kuko aho uhagaze nahera. Yosuwa aravuga ati ndimo ndahabwa amategeko, nige generale, nige uyoboye ubwoko bwa Isirayeli, none haje umugabo umpa amategeko. Arambwira ati genje kubera umugaba ingabo z'Uwiteka, banza ukuremo ibyo bikweto byawe. Ngo Yosuwa akuramo inkweto yikubita hasi imbere ye. Aramubwira ati none nkora iki? Aramubwira dore strategy izatsinda Yeriko, si kubw'imbaraga cyangwa kubwenge bwawe. Muzazenguruke Yeriko umunsi wa mbere kandi mugende mucecetse, nta gasaku kanyu nshaka, nta nama zanyu nkeneye. Ni iki cyatumye Imana ibwira bari abantu ngo bazenguruke Yeriko bacecetse? Kuzamura kwizera kwabo. Kubera iki? Iyo batangira kuvuga bari gucana intege, bakajya bavuga ngo ye baba we, ngo ziriya nkuta tuzazica hehe, ngo ziriya nkuta tuzazituruka hehe, ngo ziriya nkuta tuzazurira dute, ngo bariya abantu ko ari barebare tuzabatinyuka dute. Imana irabwira ngo sinzumva umuntu n'umwe uvuga, uzavuga muzamukuremo abihanirwe. Bazenguruka Yeriko bacecetse, umunwa bashyizeho siparadara. Wamfasha barukore bamwe, umuntu akabashyiraho siparadara cyangwa akamashini ku munwa. Babumbura akanwa bakavuga ibihomvu, babumbura akanwa bakavuga ibitagira umumaro, babumbura akanwa bakavuga urucantege, babumbura akanwa bakavuga iby'ibya. Uwabashyiraho agapfukamunwa ariko atari ko mwambaye. Bazenguruka iminsi 7, umunsi wa mbere bacecetse. Niki cyavugaga bazenguruka Yeriko? Amahembe ajyanye n'isanduku y'Uwiteka. Icyo cyabwiraga niki? Kuvuga ngo mukura tansiyo ku nkike za Yeriko, muzerekeze ku isanduku y'Uwiteka. Mwibuke ko Uwiteka Imana yanyu ari yibagiye imbere. Mwibuke ko Uwiteka Imana yanyu imwe yatandukanije inyanja, imwe niyibari imbere n'uno munsi. Haleluya. Iminsi 7 yo guhimbaza Imana, havuga amahembe gusa. Imana yacira hambaye mu ijuru no mu isi, mu bwenge, mu mbaraga, mu rukundo, Imana irahambaye. Bagasubira mu ngando. Umunsi wa kabiri bakabyuka, Imana yacira hambaye mu ijuru no mu isi, mu bwenge, mu mbaraga, mu rukundo, Imana irahambaye. Urumva umaze icyumweru umacinga kuri iyo ndirimbo bikujyamo, nawe ukajya wumva uvuga uti ibyo ari byo byose Imana yacu irahambaye. Ku munsi wa 7 Imana irabwira ngo muzabyuke kare, muzenguruke Yeriko 7, nimurangiza mutera akamu mvuze haleluya. Ngo bateye akamu, ntabwo bigeze batera ibuye, ntabwo bigeze barasa umwambi, ngo inkike za Yeriko ziribwiriza zose zirariduka, uretse inzu imwe niyo yasigaye ihagaze. Yari irimo Rahabu, wari warisabira avuga tumva iyi Mana yanyu izaba Imana yanjye. Baramubwira tuzashyira agashumi k'umutuku ku nzu yawe igihe inkuta zizariduka. Ngewe njya ntekereza inzu ya Rahabu, inkuta zose zaridutse, hagasigara inzu ya Rahabu iriho agashumi k'umutuku, ari ihagaze yonyine, kuko harimo umuntu wamenye ko ya Mana ikomeye kandi ashaka kuba umuntu wayo. Haleluya. Ariko kumenya Imana ikomeye ityo nicyo cyari tuye inkuta z'Yeriko. Nta kindi bashyizeho, si kubw'imbaraga cyangwa kubw'amaboko, ni kubw'umwuka w'Imana yacu. Icya kabiri, reka twihute. Icya mbere, menya Imana yawe. Icya kabiri, wumvire ibyo ivuga. Niba ushaka kubona igitangaza, umvira ibyo Imana ivuga. Hari amasezerano akomeye cyane ari mu kumvira Imana. Abakristo benshi impamvu muba mu ntege nke, abakristo benshi impamvu muhora ntabwo mwumvira Imana. Hari ibintu byinshi Imana yavuze mutumvira.
Imana irakubwira ngo ukore gutya utigeze siko mbyumva, Imana ikakubwira ngo ukore gutya utigeze siko mbyumva, ingaruka akaba ari wowe uzisarura. Reka mbaye ingero ebyiri, reka mbaye rumwe kuko amasaha yagiye. Muribuka mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya, Mariya yaraje yegera Yesu aramwongorera, aramubwira tuzi ikintu, ati hano bagize ikibazo, hano divayi yashize kandi dore abantu baracyaza, dore abakwe niho bakihagera, none divayi irashize, bageragereze. Njya nibwira yuko kubera ko batubwira ngo nicyo gitangaza cya mbere Yesu yakoze ku mugaragaro, nibwira ko hari n'ibindi yajyaga akora pembeni iwabo mu rugo, nk'umunyu washize akabwira ati umunyu washize, akamubwira ati mama, ati kokora muri hahandi aho ujya ubika umunyu urebe nibura ko wabonamo utuvungukira nka 3, hanyuma uzane nkwereke uko tubigenza. Akaza ati data urabizi imbaraga n'izawe, imyunyu ni wowe uyirema, umunyu ukabura. Mariya agateka. Undi munsi bajya gukaraba mu gitondo bagasanga isabune yashize hagasigaye akayuzi gusa, akamubwira ati yizane nkwereke uko tubigenza. Akayifata akavuga ngo data urabizi dukeneye isabune, ikabira tubutse. Mariya yari abizi ko Yesu afite ubushobozi bwo kubikora, ariko abandi ntibari babizi. Hanyuma araza arababwira ati mva hagati muri mwebwe hari ufite ubushobozi mutazi, ariko reka mubahendahendere. Aragenda aramubwira ati ariko ubu nabo ntiwabahuhiramo, ntiwabageragereza ko abashyitsi rwose inyota yisha abantu kandi neza neza. Hanyuma Yesu arababwira ati ngaho asiga abwiye abari barahora, arababwira ati ibyo ari byose uriya mu mwizere, icyo abategeka mu gikore. Noneho ikintu Yesu yabagerageresheje, ntabwo yababwiye ngo reka mbahe amafaranga mujye kurangura amadivayi aho bayacuruza. Yarabwiye ngo nimuzane amazi mwuzuze biriya bibindi. Nibwira ko bagiye kudaha amazi bagomba kuba bagenda babatarwa ko ibibindi by'amazi twabuze divayi, noneho waravuga ibibindi by'amazi. Ariko bakibuka ijambo Mariya yababwiye ngo ibyo abategeka mu bikore. Ibibindi babyujuje amazi. Yesu yiyicariye aho ngaho aracyaganira n'abigishwa be n'abandi bajene, ubwo nabo bagomba kuba bari bahagaze nka bariya bahagaze. Imana ibahumugisha kubwo guhagarara rwose. Nawe yari ahagaze ko yari hirya n'abigishwa be bari abajene. Hanyuma arangije aravuga ati ngaho nimudahe mushyire umusango mukuru. Nibwira yuko wayadashye yagiye ahinda umushitsi, ariko akibuka ijambo Mariya yababwiye ngo ibyo abategeka byose mubikore. Adashya amazi, bayashyize mu gacuma, bashyizemo umuheha, aragiye yegereye umukwe mukuru aramuhereje. Umukwe mukuru nibwira yuko uwazanye ako gacuma yaravuga ati karabaye, asanze ari amazi agiye kuyancira mu maso. Arasogongera, muzi ko akunda abantu bajya basogongera mu bukwe, ashyira mu itama ry'ibumoso, ahindurira mu ry'iburyo, ashyira mu kijigo, aramira, arongera arasoma. Noneho avuga ijambo rigomba kuba ryaratangaje uwari uzanye amazi. Aramubwira ngo wesha warongoye, ibi wadukoze ni ibiki? Nimumbarize umunyakigega, ibi yadukoze ni ibiki? Yafashe divayi mbi zibishye araziduha tuzuzuza inda, none iziryoshye mugiye kuzisigarana, none muzanye nziza nyuma twamaze kunywa iriya mishari yanyu. Ikintu cyahinduye buriya bukwe, bemeye ibyo Yesu yababwiraga nubwo byari bigoye kubyemera. Iby'Imana izagutegeka ubikore, kuko Imana ni Imana, Imana si umuntu. Hari igihe Imana ikubwira ibintu ukanga kubyumvira. Njyewe njya numvira Imana rimwe na rimwe nkicuza icyatumye ntayumvira. Reka mbaho urugero rutoya. Hari igihe mba ntwaye imodoka, njyewe niyo ntwaye imodoka ndasenga. Njyewe gusenga kwanjye ndi mu bantu bakunda kwiyiriza, njya mfata iminsi 7 nkasenga nkagira gute. Ariko buriya ubundi biriya simbuha imbaraga nyinshi cyane, nuko mba ngomba kwiherera ngo mbaze Imana ibyo nkora. Ubundi njyewe ndasenga mvuga, ndasenga ngenda, ndasenga mbyutse, ndasenga nsinziriye, niyo nicuye ndasenga. Njyewe ubuzima bwanjye bumasenyera. Hari igihe rero mba mbona imodoka zigenda, nkabwira Imana ariko Mana ko mbona imbere hashobora kuba harambuteyaje, nce haruguru cyangwa nce hepfo. Nkumva ijwi rirambwira ngo ca haruguru. Ariko ndabona imbere nta modoka zihari, nkaca hepfo. Nagera imbere nkasanga mbuteyaje irahomye, avuga ni bagenzi baje kuki ntumva ibyo Imana yambwiye mu mutima. Buriya iyo ugendana n'Imana ubona ko hari igihe Imana ikubwira ibintu ukabona imbere umuhanda umeze neza, ariko kumva ijwi rirakubwira ngo ca haruguru. Wagera imbere ugasanga umuhanda ambuteyaje yahomye, ukahakererwa. Kandi Imana yari yakubwiye ngo ca handi kuko hariya nturi buhanyure. Jya utega Imana amatwi ku bintu byose.
nujya no kugura urukweto ujye ubaza Imana. Yewe niyo ngiye kugura inkweto mbaza Imana, iyi nkweto izaramba. Abanza ko hari igihe ugura inkweto ubona ari nziza wayikubitamo umunsi umwe ikaba iracitse. Ikintu cyose jya ugendera n'Imana, noneho byagera ko muzabanaho. Hari igihe abasore n'inkumi njya mbibabwira ariko ntibabyumve, ngo yewe hari umukobwa kaza kubwira pastor nsengera uriya Mungu rwose dusubirane, waretse akagenda. Hari igihe Imana ifunga umuryango wibwiraga ngo ni mwiza, ngo hari inzira igaragarira umuntu ko ari nziza kandi irimo kumujyana mu rupfu. Nubona umuhungu yakubenze iyo usenga, ariko iyo usenga uyoborwa n'Imana ukuzura n'umuhungu akakubenga cyangwa umukobwa akakubenga, jya uzamura ibiganza ushima Imana uvuge ngo ibyo byose iki ni ikimenyetso yuko atari we, kandi ubyakire. Hari uwo baheruka kubenga muri mwebwe, byakire ngo ni ikimenyetso ko atari we. Uzabyumva ushaje. Ko hari igihe uzagera imbere wareba wa wundi ukavuga ati ye baba we, iyaba ari we natwaye cyangwa iyaba ari we wantwaye ko nari wangiza akaga. Hari iby'Imana izakurinda. Hari n'igihe aho uzaba umugabo mwiza ariko utari uwawe, Imana ikabwira toya uyu wimwihambiraho namugeneye undi, nawe nakugeneye uwawe. Jya utega Imana amatwi kandi uyizere. Si urufunguzo rwa kabiri, ibyo abategeka byose mubikore. Urwa gatatu, speak to your mountain, vugana n'umusozi ukuri imbere. Jye hari ikintu nkunda cyane, Dawidi ageze imbere ya Goliyati tubona kwizera gukomeye. Muribuka intambara ya Dawidi na Goliyati, tuzanayisubiramo muri iki cyumweru irahari. Hanyuma Goliyati ngo yaje yambaye ibyuma bikingira amaguru n'ibikingira igituza n'ingabo nini iremereye n'igicumu kiremereye n'icyo yambaye ku mutwe, ngo aziritse n'utundi n'amacumu ya reserve ngo yatwaye mu rutugu, afite n'umutwaje amareserve y'intwaro. Aza areba hejuru kuko yumvaga bari umwohereza umuntu w'imetero 3 ureshya nawe. Aza agenda ashakisha, ariko umuntu w'umugabo banyohereje ngo turwana ari hehe, ko bambwiye ngo bohereje umuntu ari hehe. Hanyuma ageze hafi ya Dawidi abona akana k'imetero 180, kuko yari afite 3 yamureberaga hasi gutya nk'uruyongoyongo rureba mu mazi. Aramubaza ngo peti, ni we bohereje ko ndeba uru ruhinja se? Nta n'intwaro ufite, nta n'ingabo, nta n'icumu, uzanye inkoni nkuje gukubita imbwa? Noneho Dawidi nawe aramubwira speak to your mountain, vugana n'umusozi ukuri imbere. Aramubwira ngo erega jyewe wanteranye icumu n'agacumu n'ingabo nini n'intoya, jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli wasuzuguye, kandi uyu munsi ndakwica nkubagira ibisiga, nindangiza neziriya ngabo z'Abafilisitiya zose ndaziraramo. Uyu munsi inyamaswa zo mu ishyamba zirarya zihage. Goliyati igihe Dawidi akivugana n'umusozi, Goliyati wari baramusuzugura cyane, ntiyabona yuko yajunguje umuhumetso. Umunota ukurikiyeho yisanze aryamye hasi, umusozi wahindutse ikibaya. Vugana n'umusozi uguhagaze imbere. Abantu benshi bize kubwira Imana, ntibize kubwira imisozi. Reka mbaho urugero, njya mbibona nk'iyo twagiye gusengera umuntu ufite amadayimoni. Abantu benshi rero bazi ko pastori, abavugabutumwa bafite imbaraga za pastori nizo zawe. Aho mutandukaniye hari ibyo yize wowe utazi. We mubyeyi uri hano, umwana wawe nafatwa n'amadayimoni, jya ubanza uvugane n'Imana yawe, nurangiza uvugane n'umudayimoni. Murumva aho bitandukaniye? Banza uvugane n'Imana yawe, ziriya ntera zose uko ziza ubanze wibutse umutima wawe, uvuge umvure umutima wanjye, ndabizi iyi Imana iri mu ruhande rwanjye, ndabizi iyi Imana ni umubyeyi, ndabizi iyi Imana niyo mpaye umwana wanjye. None hanganeho gatoya nze nkwereke, ugende uvugane n'umudayimoni, umbwire ngo dayimoni, uyu mwana ni uwanjye, ntabwo nigeze muguha, n'uwaba yagutumye ni jyewe nyina cyangwa ndise, ndakubwiye ngo aha ni iwanjye. Dayimoni muhaye umunota umwe, ubu mviriye mu rugo, naho ubundi urambona n'Imana yanjye. Speak to the mountain. Jya ubwira umudayimoni, kuko Yesu yaratubwiye ngo tuzirukana abadayimoni. Uyu mudayimoni wari wananiye abigishwa ba Yesu, twasomye ngo Yesu yaraje, abigishwa bagomba kuba bari barimo gukora ikosa nk'iryo tujya dukora. Iyo wirukana umudayimoni ntusenga, banza usenge utabwira umudayimoni we kumwitaho. Umudayimoni banza umwihorere, ugenda ujya ahantu wegera Imana, ubwire uti Mana, mva rero Mana, duhuye n'ikibazo hano, tuhafite probleme hano, hari umuntu ufite amadayimoni, ariko waratubwiye ngo abakwizera bazirukana abadayimoni mu izina ryawe. Ngiye guhagarara kuri iryo jambo, ngiye kumvira ibyo wavuze, ngiye guhaguruka, ndagiye
mwibuka ko Imana yabwiye Gideyoni ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. Ngiye kugenda muri izi mbaraga zanjye, ukwizera kwanjye kungana n'akabuto ka sinapi. Ariko uyu munsi umudayimoni aramenya ko nkorana na Yesu. Uyu munsi umudayimoni aramenya ko ndi umuntu usenga. Uyu munsi uyu mudayimoni aramenya ko ndi umuntu ufite kwizera. Ugenda uhagarara imbere y'umudayimoni udahinda umushitsi. Banza uhagarare uvuge ngo dayimoni, sinzi aho wavuye, sinzi icyakuzanye, sinzi icyo ukora hano, ariko mu izina rya Yesu ndakubwiye ngo vamo. Kandi we guhindura amagambo, speak to the mountain. Uvugane n'umudayimoni kugeza igihe aza kuviramo. Nta rindi banga ribamo. Mwibuka mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 19, hari abana baturusha kwizera bari barimo. Ngo Pawulo yageze muri Efeso arabwiriza, abantu buzura umwuka, ngo noneho n'inzererezi zaho zihangishaho kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu uwo Pawulo yigisha. Bakaza bagahagarara imbere y'abadayimoni bakavuga ngo dayimoni, mu izina rya Yesu uwo twumvise Pawulo avuga, vamo. Twabonye Pawulo azunguza ukuboko, nanjye nkakuzunguza nk'uko yazunguzaga dayimoni. Mu izina rya Yesu Pawulo avuga, vamo. Amadayimoni akavamo. Kugeza igihe bahuye n'umudayimoni wize teoloji, uzi gutandukanya ufite ubuhamya n'utabufite. Umudayimoni batangiye kuzunguza amaboko arabitegereza, aravuga ati abo ngaba barimo barahonda umuyaga, nta mana bazi. Azunguje amaboko ati mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Umudayimoni aravuga ati subiramo numve. Ngo mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga, ntabwo ari Yesu wawe. Pawulo ndamuzi na Yesu ndamuzi, wowe urinde. Mu buhamya bwawe mbone kukumvira. Nabonye Pawulo azunguza amaboko akavuga mu izina rya Yesu, mukagenda nanjye nabikoze. Ngo umudayimoni yarabasimbukiye arabakubita, bagenda bakomeretse kuko nta buhamya bari bafite. Ntabwo babanje kuvugana n'Imana ngo bashinge ibirindiro mu Mana yabo, bashinge ibirindiro mu mbaraga zayo, bashinge ibirindiro ku magambo ya Yesu. Arabakubita baragenda. Ariko we nuhagarara, banza uvugane n'Imana yawe, banza ukore nka Yesu uzengurukiye Yeriko. Ari igihe mu rugo iwacu twari turi hano, noneho abana baramubwira bati dadi tebuka, umudayimoni yafashe Manu. Twari dufite umukozi witwa Manuel, tukagira n'umuhungu witwa Manuel. Noneho ngira ngo ni umuhungu wacu, uretse ko n'umukozi nawe nagombaga kumutabara. Navuye hano, twavuye hano muri Bible study, ntakoze imipira hasi, imodoka yari yabaye indege. Ndagenda nsanga umwana badayimoni wamunize. Ndabanza navuga nti okay, reka nkore nkuko njya nigisha abantu. Nzenguruka inzu, ngenda mbwira Imana, mva rero Mana, ibi bintu biteka umujinya. Umudayimoni kuza kanigira umukozi mu gikari cyanjye, ndimo kubwiriza ubutumwa hariya ku rusengero, umudayimoni akansigarira ku rugo. Henganze ndaza amagana imbere y'uwo mwana, ndabona dayimoni, uyu mwana wafashe hano ni iwanjye, mvira mu rugo usohokemo kandi nutinda urambona. Umunota ukurikiyeho ndabonye ngiye kubona mbona umuhungu aregutse, umudayimoni yavuyemo. Vugana n'umusozi wawe, speak to the mountain. Yirukana amadayimoni azagenda, ariko ubanze witonde. Ziriya ntambwe 3 zibanza nazo ubanze uzihereho uko bikurikirana no kubigenda. Mbere yo kuvugana n'umusozi, banza uvugane n'Imana yawe. Umanuke ufite ibyo yakubwiye kuri uwo musozi, nurangiza ubutegeke. Kuko hari igihe utangira kubwira Imana ngo Mana, ubona ngo umudayimoni azamfatira umukozi. Abwira ati ko naguhaye ubutware kuki utarimo kubukoresha. Tera intambwe rero uti sasa ubwo Imana imbwiye ngo ubutware ngomba kubukoresha, dayimoni mvira mu rugo. Kuko hari icyo Imana yambwiye, hari icyo Imana yanyibukije, hari icyo Imana yavuze, hari ubutware yaduhaye, bukoresha. Icyanyuma tugasenga, shyira mu bikorwa kwizera kwawe. Sibyo? Shyira mu bikorwa. Abantu bose impamvu batagira icyo bageraho barasenga, uri umushomeri. Reka mbigisha uko umuntu, uretse ko giye sinigeze mba umushomeri, naba ngiye kubeshyera Imana. Cyakora nagiye mpura n'ibibazo byo guhindura akazi, ariko sinigeze mba umushomeri. Ko twebwe twarangije muri universite, turi abakozi ba leta, wararangizaga nyine bagahita bagusinyira. Twebwe twari tunakomeye cyane, abantu baba lisansiye, twasinyirwaga na Perezida wa Repubulika. Icyo gihe ariko buriya aho tuvuye ni kuri. Twarangizaga barangije kuguha akazi, kaba keza kaba kawe ariko wabaga ugafite. Ariko reka mbabwira ikintu kimwe, kuko hari ibindi nanjye njya sengera. Ni wicara ugasenga, ujye ukora biriya amaze kubabwira, utege Imana amatwi. Niba uri umushomeri, niba wasenze kuwa gatandatu, uze guterana ku cyumweru, kuwa mbere uzenguruka umujyi, wagenda n'amaguru, wagenda na moto, wajya mu binyamakuru, wagera ushaka akazi. Ntabwo Imana izigera ikugemurira akazi, uzajya kugashaka. Muranyumva neza? Act on your faith. Shyira mu bikorwa kwizera kwawe. Niba Imana yakubwiye ngo nzakubakira inzu, ushaka ikibanza,
ubuzigama n'amafaranga. Rega burya ntabwo Imana izaguterura amafaranga ngo yakuzanire. Hari abantu bajya baza, Imana yarambwiye ngo nzatura muri etaje. Ni wowe ko mbona ntacyo urimo kubikoraho. Ntabwo ari gusuzugura kwizera kwawe. Jewe rwose ushobora kuzatura muri etaje niba Imana yarabikubwiye, ariko kora nk'uzatura muri etaje. Utangire utekereze nk'uzatura muri etaje. Utangire uzigame nk'ushaka gutura muri etaje. Utangire ukora akazi nk'ushaka gutura muri etaje, uzayituramo. Byoroshye gutyo. Ku etaje zirubakwa. Kandi Imana yaravuze ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Imana izagendana nawe nuhaguruka ukagenda. Ariko niwicara hamwe, ubwo ari Yesu wabivuze nta kabuza bizasohoza. Ushobora kuzapfuririmba nta cyarakora. Ko ategereje kuhaguruka ngo aho umugisha imirimo y'amaboko yawe. Abantu benshi nicyo kibishe. Baragenda bakava mu byumba by'amasengesho, bakava mu Kiremera bavya mu cya Kicukiro, bakava Kicukiro bajya Gikondo, bagahora bazenguruka. Bakamera nka rya jeri n'urutozi. Buri mwari hari bize Fable de la Fontaine yitwaga Rutayisire Rafurume. Harabigeze bayiga kera, ariko ibyo ni by'abantu babakade nkatwe bo muri 5 na 6. Abenshi buriya muri abo muri 7 wenda ntabwo mwamwarize. Bavugamo umugani mu Gifaransa muri Fable de la Fontaine ngo la cigare ya chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand l'automne fut venu. Ngo ijeri ryararirimbye rimara iki cyose riririmba ngo imvura itangiye kugwa ryicwa n'inzara. Ngo noneho rijya kureba urutozi ni ikimonyo, rijya kureba ikimonyo nakibwira mva ikimonyo rwose mbabarira umutwe kurya inzara irangije ngo ati gihe nahingaga wari uri hehe, igihe narimo gutunda ibizantunga wari uri hehe, igihe nari ndimo guhunika ibizantunga wari uri hehe. Ngo nararirimbaga tongerwa akamoroso kamwe, ndirimbiraga akamoroso, nari ndimo gukora wowe uririmba. Hari umuntu ugenda akibyarira abana 9, wamubwira utari ko kurimo kubyara abana benshi ngo Imana izabarera. None ibibazo byatangira kuba byinshi akabakuzanira. Hoze nijye uhindutse Imana yawe. Byarabuzarera. Shyira kwizera kwawe mu bikorwa. Niba uvuga ngo uzabyara Imana izarera, tegura ibizabatunga. Niba ushaka kubyara abana 9 sinkubujije, ariko baho nk'umuntu uzarihira abana 9 muri university. Ubeho nk'umuntu uzashyira abana 9 muri secondaire, reka bisigaye bihenze. Rero mbona bamwe mwicara ngo twebwe tugendera mu kwizera, mugendera mu buswa. Kwizera kubyara abana, ejo bundi natangira kugusaba minerval uzatangira kujya kubwira pastor umwana yabuze minerval. Twe twabyayeho dushobora kurera wowe murabyara ubo tuzashobora ngo uri mu kwizera, uri mu buswa. Bazi Imana nikubwira kubyara 10 ubyara 10, ariko nurangiza ubwire ngo Mana kumbwiye kubyara 10, aba bana baziga bati, aba bana bazabaho bati, aba bana bazaryama hehe, abana bazabaho bati. Nigusubiza uzakora ibyo yakubwiye. Jewe simbirwanya. Ariko ikibazo dufite muri kino gihugu, dufite abantu benshi babeshye ngo baragendera mu kwizera, bagendera mu buswa gusa. Umuhanuzi akaza, wabaho nafashe n'icyemezo cyo kubireka, umuhanuzi akaba kugezeho ati Imana yanyeretse yuko ngo urimo kureka kubyara, byara Imana izabarera. Murabona ingorane zirimo hano? Ubwo se bamwe ntimubizi, ibyo mvuga ntimubizi. Gira kwizera, ariko kwizera kwawe ubishyire mu bikorwa. Reka tugarukiriza aha ngaha noneho mbabaza ikibazo. Ni uwuhe musozi uguhagaze imbere? Tugiye kumara icyumweru twiga ku kwizera gukuraho imisozi. Tugiye kumara icyumweru twiga ku kwizera uhindura ubuzima. Tugiye kumara icyumweru twiga ku kwizera guhindura amateka. Hanyuma muzamure kwizera kwanyu, kuko Yesu yaduhaye isezerano avuga ngo niyo wagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, wategeka uriya musozi ukakuva imbere. Zamura kwizera kwawe, umenye Imana yawe, umenye urukundo rwayo, uyitega amatwi, nivuga wumvire, nurangiza uvugane n'umusozi wawe, nurangiza ugende. Imana ibahe umugisha. Dusenga Imana. Ariko niba ufite umusozi uguhagaze imbere, uyu niwo munsi wo gutangira kuwubwira. Ukajya ubwira ngo umusozi uhagaze imbere yanjye, nzajya mbyuka mu gitondo nkubwire, nimbyuka undi munsi nkwibutse, ndabizi hari umunsi Imana izaguhindura ikibaya. Kubera ko Zorobabeli Imana yaramubwiye number 1 ngo si kubw'imbaraga kandi si kubw'amaboko, ni kubw'umwuka wanjye. Icya kabiri aramubwira ngo uwo musozi uguhagaze imbere ngo ntugutere ubwoba, uzahinduka ikibaya. Icya gatatu iramubwira ngo iriya myelayo niba abantu bahora bahagaze imbere y'Uwiteka, niwe watuma ibyo byose bishoboka. Kwizera kwawe kuzazamurwa no gusenga kwawe, kandi kwizera kwawe ni gutangira kuzamuka, kuzazamurwa no kugushyira mu bikorwa.
utangira kumenya gukora ibintu iyo utangiye kubikora. Twese jyewe nabaye umwarimu, isomo rya mbere wigisha iyo ugiye mu bwarimu uryigisha ubira icyuya mu maho, uhinda umushitsi, cyane cyane iyo hari supervisor. Mpamya ko n'umuganga wese wigeze abaga umuntu wa mbere yabaze yamubaza asenga amasengesho menshi ngo umuntu adapfa. Ikintu dukoze bwa mbere cyose kidutera ubwoba, ariko kutangira gushyira kwizera kwawe mu bikorwa niko kugenda kunguka experience. Ubu hari ibintu bitantera ubwoba kuko hari experience namaze kugira mu kugendana n'Imana, ariko ibyagutera ubwoba byose iga kubibwira amagambo. Vugana n'Imana yawe, wumvira ibyo yakubwiye, uvugane n'umusozi wawe, nurangiza ugende ukora ibyo Imana yakubwiye. Turagushimye Mana yacu. Uyu munsi ndasengera ubwoko bwawe, ndasengera abo twafatanije ubu butumwa, uzamure kwizera kwabo, bakumenye nk'Imana yabo, bamenye ubushobozi bwawe, bamenye imbaraga zawe, bamenye ubutware bwawe. Nibarangiza bagende nk'abakwizera, bavugisha imisozi bahagaze imbere. Ibyo byose babona bibagoye babizana imbere yawe, kandi nibarangiza bavugane n'imibiri yabo, nibarangiza bavugane na konte zabo, nibarangiza bavugane n'akazi kabo, nibarangiza bavugane n'abana babo mu mbaraga z'umwuka, kuko bagomba gukuraho imisozi. Reka uyu musozi uhagaze imbere ya buri muntu uwo ari we wese uri hano yige kuwubwira ngo wa musozi we urava imbere yanjye, wa mwuka mubi we urava mu bana banjye, wa mwuka mubi we urava ku mugabo wanjye, wa mwuka mubi we urava ku mugore wanjye, wa mwuka mubi we urava muri business yanjye, wa mwuka mubi we urava mu muturanyi wanjye. Imbaraga z'umwuka zimanukire mu byo tuvuga kugira ngo tubone ibikorwa byacu birimo guhindura amateka. Reka imbaraga zawe zimanuke, reka ubwoko bwawe buhabwe umugisha, ko ni mu izina ryawe dusabye umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tugiye gutura